Ndi papa Sava. Eko. Kirimo. Yangana n'abaki byategura neza. Muryoherwe. Urakoze. Zana amazi yo karaba se. Naka brushette se shiraho. Hari akijima gashyashya n'ipyipa. Ako kunywa se. Manu! Ndimo ndaguhamagara. Komera komera. Ndimo ndakikorera aho ariko. Komera. Niko. Sivye nte mwaziteye muti. Nzanira utundi dutebe tubiri. Ndabona izi zidahagije nkurikije abantu turaba turi kumwe. Tubiri. Nyarutsa sha dore ko amashengo yawe nawe. Wandi gukanagira ukumva arakomeye. Kwa papa Sava se ko umuntu wahakoreye ibye yumva atahava nahandi yumva yakorera. Numva bakomeye batatu kuburyo umuntu atari gitamo. Oya. Ubwo se bafite ibiro bingana. Aho hashyire kamwe akandi kazane hano. Nuko bimeze nyine. Nuko byestaye. Nuko rero murakomeye. Twari turaho. Mwagize amahirwe izuba ntago ryabaye ryinshi ntago riri kuyaga. Ngo nuko se ntazanye akagofero. Oya genda. Niko. Amashingo yawe rwose. Yega we. Aba numva nanjye mu bisi mbere ko bizabimeze. Ni Uganda. Ntugire ngo yaze umuntu abatekereza neza. Uzabimenya nurugira. Pasite muraho. Kirimbo. Se. Aho. Amahoro. Ugeze ku kisi. Ni ibyo ubona ni ibi. Icari. Se wari wantanze hano? Papa Sava sarahari. Hari aho nuko aho ugiye kuri telefone. Pasite. Karibu. Uko tuje tuvuga duti twakererewe. Oya rwose. Naho tuhageze mu ba mbere. Kirimbo. Karame. Pole. Ni twarabimenye ariko nta kundi nyine. No gushima Imana yakomeje kukurinda. Muri isi habamo byinshi ndimba. Burya ngo turarugendana. Kitari mukomere cyane. Nabanje gutuma nahora.
yego di erega wa yewe naraje ariko ntabwo nabonetse ngo basuhuze ko wagira ngo nitwe twazi twazinze inama urahageze bazira rimwe bazi tagira ngo twari turi hamwe da ariko njye mujya muri ibyo byose abaza rimba navugaga nti reka dutangire igikorwa cyacu yego abaza barasanga aho tugereje ari aho ndabona ari n'abakiriya oya nibyo ntiwanakizera oya nta nabazira rimwe baragenda bagira ngo hasigaye na benshi reka bavandimwe rero nshuti kandi baturanyi burya ngo niyo abantu bamaranye igihe baturanye bahinduka nk'abavandimwe burya cyane ko aba ari nabo bazimyamuriro ba hafi mubanyi n'umuryango yego ngo n'inshuti ya hafi kandi burya ngo uruta umuvandimwe utuye kure muzi ikibazo rero wenda ntimuracyumva neza ariko nkibabwire wenda mwagiye mubyumva hari n'abo twakiganiriye nka ndimbati twarabivuganye nawe Tresifone n'aba bavandimwe ababyeyi namwe mwumvireho ubwo buri wese dukeneye uruhare rwe kugira ngo tugire icyo twumvikana tuvuganaho ariko umuryango utaduciye mu myanya y'intoki tureba sibyo burya ngo ibyago byaba ariko ntibyaba iwanyu rero umuvandimwe wacu umuturanyi inshuti Kirimbuzi urugo rwe murabizi ko afite umugore nyine babana inshuti yacu Dafi Kirimbuzi yagize ibyago murabizi kandi namwe murabireba abandi mwarabyumvise n'ababashije mwarabasuye twarabyumvise ariko buriya ngo uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere kandi mu kinyarwanda baravuga ngo ziringo zirara zinashya bwacya zikazima ariko hari aho bigera bikarenga inkombe bigasaba ko umuntu asaba inama z'abandi nubwo buryo rero Kirimbuzi yanyambaje atumbwirira abavandimwe n'abaturanyi tugira icyo tuvuganaho ejo ndasenya kandi muhara rimwe maboko yanjye ikindi kandi mu bihe tugezemo ntabwo dukwiriye kubona ibintu bimeze gutyo ngo tuceceke rwose ngo ibyo byari bya kera ariko se pasite kuri guca kure uca ku mpande ihangane nicyo utazi ihangane nyine nicyo utazi nakubwiye divorce urumva nakubwiye ibya divorce ibyo nkeneye ayo magambo wari kuza wiyahuza ahangaha njye ntabwo ariyo nkeneye urumva narakubwiye narakuganirije ibyo bintu urabizi ko nakubwiye ko ndashaka umugabo wanjye ndashaka divorce nawe narabikubwiye urabizi ba wihanganye gato urumva kandi n'uyu nguyu niba ari ndimbati nawe arabizi ibyanyu bya divorce rero mwintinza ihangane ntaho igihe cyenda kujya sibyo ushobora kuyivuga ubabaye ariko twe tutayishimiye wihangane rero natwe wumva ijambo ryacu kuko urugo rwanyu twifuza ko rwatekana yego ihangane udutega amatwi inshuti bavandimwe rero Kirimbuzi muzi ko yagize ikibazo agakora impanuka akavunika akaboko murareba yagize amahirwe ntikavaho muzi izindi mpanuka uko zigenda hakaba nubwo twari kumva ibi bituvuga muri aka kanya ahubwo tukaba turi kuvuga ibindi sibyo ariko Imana yaramurinze yavunitse aka kaboko kandi nta n'igufa ryacitse ku buryo rwose mu minsi mike azaba yakize nuko rero araza arambwira ati muzehe rwose nagize ikibazo atariko ndagira ngo mugire icyo mwumva na madamu nshaka kugira icyo mubwira ntanyumve nibura mwebwe mwamunganiririza ariko ndifuza kugumya nkubaka urugo rwanjye n'umugore wanjye Daforoza nkunda rero ubwo ndagira ngo namwe muragira icyo mubivugaho ariko Kirimbuzi si wo gupfa none ahada oya nta n'icyo kibaye ariko pastor karame ibyo rero uvuze yuko twanabivugaho utabona byanaje hano muri rusange buriya
ntekereza ko Dafinani kubimenya ibyo bintu twarabiganiriye. Karame ndaje reka ndebe umuntu wanshakaga ubwo nimurebe uko mubikemura. Yego nawe ariko nubona akanya usimbuke. oya ntunatinda ahubwo numva zimundi ibyo bintu ntako ntamugize ndamwinginga mwereka ko atari ubuzima burangiriye. Reka nkubwire reka nkubwire nawe Teresifone ibyo nari ndi kubabwira mu kanya sibyo mwikwivuna mwikwiyahuza amagambo mwivuga ibintu bidakenewe kano kanya sibyo we naragusanze narakuganirije nakubwiye ibyanjye kuva ku murongo nawe ukubwiye hari ku manywa sinari nasinze sinari ndwaye ibindi birwara nari muzima sibyo ntabwo rero ngewe umugabo wanjye nkimukeneye kano kanya bamwe barabizi n'abandi namwe mwumvireho ntabwo kinimbuzi ngiye nkimukeneye mwese murabizi mwese murabizi ahangaha twumviriye mubyeyi uri n'abaretse nanjye mbanze mvuge oya uravuga yarateye agatoki turagira ngo tworoherane tugendane neza ariko ntimuze kuntinza oya ntabwo tugutinze mfite ibindi ngomba kujyamo ngiye murakoze kumpa ijambo ibyo ari byo byose uyu mugore n'uriya mugabo bafite uko baziranye sibyo niba bo ubwabo jye simbazi wa mugani basinda cyangwa hari ibindi biyobyabwenge banywa niba baricaye ku bana kwabo bikaba byarabananiye uyu mugore akaba ashaka divorce ku kimwe bwa mutsindagira ko aguma aho ngaho mwamuretse nyine akagenda mwamuhaye uburenganzira bwa kigendera ubwo nyine hari ibyo batumvikanye wabera uravuze ariko nanone hari ikindi reka tujyanishirize ijambo ngaho umubyeyi jewe ukuntu mbona byari byo byose divorce ntibisaba kuvuga ngo ni mu gitondo umuntu akayihabwa ibi kuba byari binyuze mu bavandimwe be ba hafi aba bantu ni umuryango wacu twakagombye kuza tukabicoca tukabona nibura ubwemera divorce ari uko tubona byatunaniye none se ko bitaratunanira niye mpamvu ariko bifuza ko umuntu asenya ariko gitari mbanze mubaze niba kubana byanze nibashwani igituma ushaka divorce reka mbanze nkubaze igituma ushaka divorce urakize mbere yo kuvuga ngo ugiye gucoca ibintu uracoca ibintu reka twumve n'uyu nguyu yego nyir'umuzigo ni umenya uburemere bwawe yego ariko ihangane buriya uko abantu bagenda bavuga hari icyo umuntu yiyumva ese baravuga bazi iki uwo nabwiye ni wowe uwo nabwiye ni Teresifone uwo nabwiye ni Ndimbati sibyo abo baravuga iki bazi ihangane nta muntu wese kudutinza nta muntu wanezezwa no kusenya niba kubana byanze bareke bagenda yamvuze ntahari divorce ntabwo tubizi ariko bashakana turabizi yuko urukundo rwari rumeze turabizi eske yagiye kumanga kubera ko amaze kuba ikimuga kandi ntabwo ari ikimuga kuko ntabwo yize yangirika cyane ntako nashaka kubabaza ntabwo wavuga ikimuga aho ujye ubanza ugorora ibintu ubwo nawe uba wasinze ari ukubonye reka afite imvune yego ndimba wenda ibintu byo kuzamo amahane cyane ko twicaye ahangaha nyine tugira ngo tugire n'icyo turi bukorere abavandimwe nagira ngo mbanze nsabe madame nagira ngo rwose worohe ikitubesheje hano ni ukugira ngo turebe ko urugo rwanyu rwatekana ntuze rero gukomeza kugira umujinya cyane nk'uko wari ubivuze wenda wari ukosoye uriya musaza unamubwira nabi urabona ingano ye ntabwo mungana ku buryo wamusobanurira ariko ntiwamubwira ntibavuga ese Daphine niba atari ibanga dore uyu ni umuryango mugari kugeza ubu nubwo watubwiye sa n'ugerageza kwisanzura aba ni abavandimwe b'abazimyamuriro ba hafi n'inshuti zanyu sibyo ngaho bitubwireho ikintu cyatumye ufata icyo cyemezo urumva ku buryo uvuga ngo divorce akaba ari undi bikuri mu kanwa tubwire impamvu reka rero mbabwire mwese murabizi ndi umukobwa uko nari imeze gikundiro nako gikundiro ntiyanaje ahangaha nawe aranzi cyane ariko dativa nawe aranzi uranzi ndi umukobwa ari umukobwa mwiza nari inzobe nziza ntabwo ubizi nteye neza nsa neza uyu mugabo arandambagiza ndamwemera arangije ambwira ukuntu agiye kungira umugore tukaba mu nzu nziza tugatunga amafaranga akangira umusirimu akanyatsa
mbese nka umugore nyine umva wa wundi nyine uhagarariye abandi muri karitsiye, wa mugore wambara ibitenge byiza, wambara amabaze, wa mugore utwara imodoka, mbese nka umugore w'igitangaza ahantu hose byose arabimbwira. Urumva? Ariko do reba musazi nambaye, singiyi iyi si musazi, nambaye musazi ngaho ndebera igitambaro cy'umwingini cyakata ku isambu, singiki ndacyambaye. Arangije arafata kirimbuzi aragenda arancopiza we, angira wa mugore wagira ngo ntiyabayeho. Urumva? Ceceka ntabyo bikureba. Aragenda arangira igiporoporo, angira umudamu uri aho ngaho udafite gahunda w'igihwinini. Ibyo ntabwo nabyemera. Ikindi arangije arifata ayiri mugoroba akora impanuka. Umuntu muzima ufite amaso abiri, umuntu ubona no mu nzu umuntu asitaramo. Ibyo byore pasite kirimbuzi ni umuntu ureba, ni umuntu ubona. Mbaramuhaye imbuto ngo abone, mbaramuhaye dodo ngo abashe gukanura ubone. Arangije arifata ya modoka yacu nayo y'umuvunde ayikubita ku gikuta arayigongesha. Umuntu aragongesha imodoka niyo dufite yonyine, nayo ni umujagi narayigongesheje. Umuntu muzima ubona ku manywa y'ihangu aba arayigongesheje. Uretse abagiye mu bitaro araremba ngo guca mu byuma, ngo guca heye hose, amafaranga arabura. Mwese mwari muri aho, hari mwe bankomeyeho. Hari amafaranga yawe nabonye ngo untwerere mvuze kirimbuzi. Mba ndagiye ngurishije umurima, ngurishije televiziyo n'ifite mu nzu, ngurishije radio, ngurishije ibintu byose unkunde muvuze. None kano kanya ahubwo se sinumva ntacyo mwari mubuze. Idimba nyorohera kano kanya ngwiki uravuga wenyine anyitukirama nasibe kuguteka uretse mudeka ye uracumbura ariko urashaka wibonera izi ntoki za Dafi n'aya mabara ateye inzara ntabwo ahenda. Twumvikane sibyo? Abantu wahamagaye niyo badafite gahunda yo kunyumva, badafite gahunda yo kunyumva amatwi nibasohoke ngiye mvuga ikibazo cyane. Amatwi umuntu urimo gusuzugura abantu. None se mwumve ikibazo ufite. Reka tumworohere. Buriya iyo umuntu aremerewe, iyo umuntu aremerewe yego uramureka nubwo yavuga. Mwumve, reka mbabwire ibanga. Buriya umuntu uremerewe, ikintu cya mbere umukorera umuha umwanya ukamutega amatwi. Yegora uwo byanga asohoka tureke. Fa kubuhaye nawe uhari mwihangane. Reka tumutega amatwi ariko agabanye n'ubushizi bw'isi. Mwihangane. Wese uje kungorora. Ngaho komeza. Bacecetse ngaho mbwira. Kano kanya ngiye ikibazo mfite kinkomereye gikomeye gituma nshaka gatanya hagati yanjye na kirimbuzi. Ndambiye kuba umugore rwose wicira isazi mu maso. Ndambiye kuba umugore usuzugurwa n'abandi bagore bose muri karitsiye. Reka se nakubwira, sinambara igitenge kizima, sinzi uko wambara baze, abandi bajya gusenga mu modoka. Urumva? Bagenda ngiye mbibita n'amaguru, bagenda kuri moto bagiye gusenga, ngenda mbibita n'amaguru, bajya guhaha muri superimarishe, nge mpahira muri ndaburaye. Urumva? Niho mpahira. Kano kanya abandi bagore bara muri salo bisize twa makeup twahangaha. Urumva? Bafite ibisuko byiza, bambaye ibintu byiza, bari sexy hano bigaragara ukuntu. Ngiye rero sishaka kuba umugore w'umuturage, ngiye sinaje kugwa ino. Kirimbuzi sinye mukeneye, nagakiri level yanjye, nagakiri type yanjye. Azagenda go handi umukeneye muri mwese numvaga umugabo wawe nawe ngo warapfakaye, ugizagenda umushake nta kibazo. Sinshaka urugo rw'abatindi hoya. Wishira isoni sibyo? Vuga ikibazo cyawe. Kano kantu mugashingireho. Reka ibi nabyo biba bigaragaza imyitwarire y'umuntu. Rero niba twaje wamubwiye ngo nasase inzobe. Oya, amaso yerekwa bikibindi akirebera. Nuko yego ibi ntaho bitaniye. None se reka mbaze ikibazo twese yakwitura hasi. Reka mbaze ikibazo anyoroheye. Niko Dafi Kirimbuzi musezerana mwasezeranye iki? Ariko gusezerana uri kumbwira n'ibiki pasite? Ngewe nasinyiye ibintu nasanze byanditse. Yeze ko bari ngewe wabyiyandikiye ngenyine. Ari ngewe byanditse ngewe Dafi nari kubihindura ngashyiramo ibyo nkeneye. Urumva? Ku buryo wambwira ngo ngewe Dafi ku myaka yanjye mbane n'umuntu w'umugaye gutya.
mbaye n'umuntu w'umugaye gutya njyewe ngifite amaboko mazima ariko njyewe ndi muzima. ubu tuvuge ko nimugara umugaye wanjugunye ndimba uzashyigikira umugaye wanjugunye wakosa mugaye he nanjye nakubwiye ngo wacecetse ko kakubayeho mu minsi mike nakubwiye ngo nanjye ndakwiyamye ndakwishituye tworoherane twaje mu kibazo kimwe ibindi tuzabiganira nyuma. umugore arimo aranyongorera ngo none se ngo kwa mugaye ngo ubundi aracyamaze iki nibyo nari ndimo mubaza aka kanya kirimbuzi mwe gari mugaye he kirimbuzi birara mu niba njyewe niba narambaye musazi kirimbuza gifite amaboko abiri none akaba afite asigaranye ukuboko kumwe konyine ubwo nzambara iki ubwo nzambara ubusa kuvuga rero ngo ngo twarasezeranye ngo mu bibi no mu byiza iriya ni inyandiko nasanze yanditse mpfa gusinya ntarebye hano ubwo nasomye iyo nza kuba ari njyewe uyiyandikira nari kwandika ibintu urugi niba ntacyo kimaze ndagushimiye reka rero ndimba nagira ngo ushaka kuvuga mu mijambo yego ndimba guha iminota 2 ngaho vuga nyuma yaho twumve na kirimbuzi. murakoze njyewe uko mbyumva nagira ngo mwabantu mwe uko turi hano twese ni igihe gito murabibona ko ntabwo mvuze ngo ngiye kumugara cyangwa kuvunika ariko ubwo mwe mwitegura murabona icyo nicyo navugaga noneho njyana nagutariko ndimba nibiba nabyo tuzabishakira umwanya. Reka twumve kirimbo. Oya urumva wowe wizana ikibazo kitaraba namutawe none njye ufite ijambo nabiri ntacyo umaze njye akaboko kamwe se njye nanavuga nawe aretse kirimbo urumva teresifo ngo n'ubu ngo nta kintu ndimba atamaze ngo boshye ataracika ntacyo maze umaze iki ntacyo maze marigari ntacyo maze bariya abana buriya barabibyaje bariya abana noneho barabibyaje cyangwa bafite undi nimwumva namwe muzaduhamagare mu rugo rwanyu tuze bakareka tugakemura oya wenda ni watandukanye umugore n'umugabo bazanye ntabwo wabatandukanye oya ahubwo ndimbati wowe umwanzuro w'ikibazo cye nawe umuhaye ntabwo dushobora gukemura ikibazo kitarabaho yego nawe nibigenda gutyo ubwo muzaduhamagara ariko icyo twajemo ubu ni ukuvuga ko muba mureba ibibazo bitari mu ngo ni uko muba mureba ibibazo bitari mu ngo niba byarakunaniye se wagira ngo bikizwe n'abandi ibyo bari mu busari barivuga cyane gusa ariko nk'uyu mugore we yasuye iki ariko ni umugore wawe ubusasi w'umushuka urabona atari urimo gucuka urimo gusenya urugo rw'abandi si cyo nari ngiye kuvuga akanga ko mbivuga mwese ko mwahagize isaha kandi muzi ko hari abandi bakiriya bibagiye ko twakodesheje aha hantu kandi hari abantu bari mu ntuza tworoherane urumva tugenze ikibazo buke ndimba umwanzuro nguhaye ibyo uri kuvuga ngo nugira ibibazo ngo nawe ngo ukavunika ngo umugore azaguta ariko ikibazo cyo none turakemura ikitaraba nibiba nabyo tuzagira ikibazo twajemo ni icya kirimbuzi na David ni ukuvuga ngo yanamvuna ubu dushobora kuvana agahita ngonyoza noneho twavana agahita ngonyoza kubasaba ko mwavuga mutuje kuko hari abandi bakiri kumvuyo kandi mukubite tubwire oya pastor umbabare singuso reka ndagira ngo kuki tutumva uyu mugabo ngo nawe twumve kuko uyu yashegeye turamwumva navuze ngo icyifuzo cyawe twacyumvise wasohoka ukava mu nzu navuze ngo reka inigura utubwire tumenye uko dutanga umwanzuro n'inama nabivuze byose uko bikurikirana mu magambo makeya ntizimbye mu magambo sinshaka kubana na kirimbuzi yashyize mu bukene anshyira mu butindi niba kano kanya yarancupiye niba yarancupije afite amaboko abiri
kano kanya kasigaye ukuboko kumwe konyine Kuri wo noneho ubu ngubu tatuwaje. birarangiye niyo ngiyo igiye kumboreraho simukeneye mu buzima bwanjye ntabwo akiri tayipu yanjye nasanga akene bagenzi be agenda afata ubuzima Harya bwe mubyaranye fata kangahe? ubuzima mubyaranye kabiri ariko abana biwe azabagumana hari ikibazo mfite abana azabagumana nta kibazo abagumana umunota umwe wonyine nta kibazo na kimwe njyewe hari ikintu nifuza kwibariza Dafi waje wumva yuko Kirimuza azakugaburira akagutamika we nta maboko n'amaguru ufite ariko yarabisezeranije ukajya kubyigurira ariko yarabisezeranije wese wagiye kubyishakira niba wari umeze neza uri umukobwa ubyiha umaze kuba umugore wabuze iki kugira ngo byishakire none si ibyo yambwiye ko azankorera ko atabinkorera kuki wowe utabyikorera kandi yarabinyemereye wowe wamukoreye iki se namukoreye iki kugira ngo abigukorere ni muhe ijambo wowe uhari se muhe ijambo Kirimuza umenye byo kwa Ramazani ntabwo ibyo bintu nawe ufite amaboko n'amaguru wakaba byikorera reka duheze Kirimuza uzabikorere kwa Ramazani umugore wawe aravuze arinigura sibyo kandi mwaduhamagaye kugira ngo mwumve inama z'abaturanyi n'inshuti kugira ngo turebe ko ibingibi ari kuririmba ngo divorce urugo rwanyu rutasenyuka ubu rero ntacyo yahishe ngo nta gushaka buriya ngo ukiza abavandimwe harararama buriya n'urugo rwubatswe n'abantu babiri n'ubu muri kuvuga gutya ariko icyenda kubatanya mu by'ukuri ntimushobora kukivuga ni ubukene sinshaka urugo ariko rw'abakene ababyeyi mwe yewe umwanya ni uwawe ndumva ngewe rwose ibintu biri kujya mu buryo biri gucamo nk'ubu ngubu nk'umuryango iwacu twarateranye turagabana nubwo tutarajya kwandikisha ariko iyo minani rwose twarayihawe ndumva kandi muri uko kugabana mu migabane bampaye harimo n'amazu abiri ndumva rwose icyo cy'inzara cyo kuvuga ngo umweko ngo umugeze kure kitazabaho mujye munyumvira mw'abana umwo ko yacecetse uvuga we wamuhaye ijambo wimurogo ikigeretse kuri icyo mwa babyeyi mwe mukuru wanjye muramubona uriya afite Vinsisi Veriso murayibona nubwo ishaje irakora ifite moteri aka kaboko ndi gukira pe nta gufa ryamenetse murabona ko n'imitsi ikora aho nyirukira nzakora nongere mba umugabo nk'uko n'ubundi bisanzwe n'ubundi ndacyari umugabo isari rizamwica gute koko ndi umukozi ko munsi murumva iryo sara azagira rizongera rikabaye koko burya usitaye ntabwo ari kurwara ruvamo kandi hari n'igihe hamera urundi hakamera n'urwiza kurushaho rata mwabavandimwe mwe sibyo mukuru wa sibyo sibyo murabyumva umugabo wanjye buriya agira akadefo ko gufata ibintu akabyihererana ntambwize ukuri ntambwe ibintu hakiri kare nk'ubu ibyo bintu byose yarabyigumaniye ntiyabimbwira nza kwirirwa samara kandi ntabwo ibintu byo gusamara mbishaka nkubwira ndi uwo kukubwira njya kumubwira nimubwira njye icyo mubwira agakinga agatontoma agatogota ahubwo akankurura n'amatwi nkatuza uyu ni uwo navugira umva mayiro sibyo umva mayirove sibyo ni ibintu byose urumva mayiro ibintu byose umva mayihaziba umva rata switi hati ibintu byose ni ukuri isuku nari nzi ko bizamera pe umbabarire ako abantu muraroga we rubanda muraroga wa mwagaze kwanga umugabo wanjye sinakwanga sheri ni umuhungu w'imana wamwe usishaka kwanga umugabo wanjye twaruhanye twabyaranye abana babiri hane ntago nakwanga babandoze uba ndakwiyamye sheri mbabarire ahubwo hari akantu mbise nibutse ko waburaye reka ntahe sibyo reka ntahe mwo mutogosereza agasupu ni karibu kubwa ku nzoka reka mutogosereza agasupu sibyo noneho uyituza sibyo ntutinde mu nzira uyituza reka bebe uyituza sibyo nawe ubundi abandi ntabwo nakuye kape ntabwo nareka umugabo wanjye twahinganye igende
ngaho di ya divorce ivuyeho kutamukurikiye buruse se uyebo kuriya ivuyemo bebe na husband naswikomeje ahari takoze njye mbaza ubundi ubwo mba nibaza divorce ni nko guhanura amapera muri icyo giti ugahekenya. yumvise igabana n'amazu abiri divorce iraguruka uretse ko twe twaje n'ubundi ntawe uyifuza irakagenda izahe none se mvuge ngo kirimbo yavuga ko nta kintu ngo bafite mu rugo nta n'igihari ariko akasupu karabonetse none isupu irabonetse none se barayungura mu itaka nyaragariza ujya kuhuta isozi jya guhuta isozi ajya kukonja wari waramuhishe ko wagabanye na marena ariko bajya ndakwishituye wa mugore ariko ubu wajya umenye ko ukuze ushize bw'isoni wajya umenya ko ukuze ngende insina ngufi ku buryo abana birirwa banyurira uyu nguyu urongowe ejo bundi ubu ngubu urongowe ku buryo ubwo ni uburere umuha wowe warongowe kera mbega urimo uramwereka uko bakura uko bagenda bakura hamagara manudi ntabwo mvira aho mwangaze ntabwo ari icyo baba batuzaniye hamagara manudi muhamagare abantu bari aha ngaha ntabwo turagendera abukirije ko bagiye oya ni umuhuro ni ukubyina ariko rero reka mbabwire mwese ntirukize oya nuko mutabyumva ariko buriya rurakize kandi bitagombereye ngo bajye muri izo nzego zose ariko rero nanone aba ari byo tujya tuvuga abantu baba bubatse bavuze bati mu byiza n'ibibi dutandukanywe n'urupfu umuntu ukomeretse akaboko aba apfuye ese nubwo kava ibyo byago bibaye nyine aba apfuye abagihumeka hanyuma ikindi ko ari ibyo ngibyo tuba tuvuga umuntu agiye kukubwira ikintu umukuruye amatwi mubana mwarasezeranye ntimwaba muvuga ngo mwabaye umwe ubu ninde muntu ujya mu cyumba akikurura ugutwi mpaka agiye kuguca Papa Sava.